Yego sha. Oya. Reka nkubwire. Bari abantu ejo twafashe. Mubagumishemo na wa wundi waje nimugoroba nawe mumwihorere nawe ndaje ndahagira mu kanya gatoya ndaje. Hanyuma none urambwiye hari abandi mufashe none? Oh my god. Sikorumva ibyaha biri kwiyongera muri zino minsi ra. Noneho njyewe mu kanya gatoya minota 5 cyangwa 6 naje mfata imodoka nzinjira kandi bambagezeho ntabirenze. Yego. Noneho abo mwafashe nimubazane bonyine n'ibimenyetso mubizane. Hanyuma noneho ndaje turebe ibyo ari byo tubikurikirana. Kandi turabikora neza fresh. Oya. Nta kibazo bigenze gutyo nari turaje turavuga nari bikomeye. Asa sinakubwo turaje tubigenza wowe bikore gutyo. Hanyuma ubundi ndaje turi buze ku turago turaburyo tubigenza kuko nuwo ngo numvishe mwafashe ngo wakubise umugore nawe mumuzanye. Ahubwo ngo ikiza twakamuzanyanye n'umugore we tukamukubita nawe n'umugore ari kureba kugira batazongera ingeso ntabwo yinjije. Oya nari nta kibazo. Ntabwo byose. Yego. Uramutse ko bitse bicanga. Nabyutse hakiri kare. Byutse hakiri kare. Igisa nambisha bike saa 11. Ubwo ari hakiri kare turgiye saa 2. Ese. Urafite ibibazo byo tumubyuka. I want problems always. Ngiye usombeshe manutse hano numva mu muryango. Ndi kuvuga itonda ariko se. Manutse wicaye ngaha. Nje muye telefone ntanga inzi minota 3. Bagura ko ngiye mu kazi. Kandi urabizi ko ari akazi ko kadutunze. Ako se wabaye. Nabaye kisega manza wumva ariko. Hano siturya saa 6 na nimugoroba. Ubundi nyumva neza. Siturya mu gitondo saa 6 na nimugoroba. Kurya? Ngiye kurya. Usa na cyane umwanya kurya. Nese utawubona we sisubirirwa. Simbaragiye mu kazi se. Ese ara kandi kazi ugira? Ngiye naje ngo unyita ariko. Sibyo. Ariko ngomba no gukora. Mu rugo ntabwo byari bidepye mu rugo. Ariko reka nkubwira umugore nuko ajya ugorana dore ko none akamubwira sibyo basi none tubire yonyine ndetse kabire ni cyanga sibyo utonde nene cyanga mamagaye umuntu bambwira ko bafashe ibisambo nunamaye n'iminota ningahe ni habe numbwe mbuzi iminota 3 ni wari karama kugira ngo mbigire ugeze ure karama ngubwire ngo wenda iminota 3 uvuze basi ugira 15 shiri igihe utwaraga ndetse ugira ngo mbeshye kuri kubyihutisha ako nagaruka kubyihutisha ntabwo nakuguca mu ijambo uri kubana n'abantu kuri telefone okay urifuza kugenda bite nyine basi mu minota basi subize ko mukunda ndabizi okay uratekereza ko ndongera nkahamagara nkabwira ngo nongeye hiri nawe banjye iyi minsi umaze kujya umbangamira pe sibyo ako se ngubangamira ko wabyutse saa 11 ugeze umbwira ko nshaka ashurika mubwiye sibyo je ni minota 3 ntanzi ahubwo reka maguruke ngende tugaruka shashiro ugaruke ndagaruka nka saa 6 ndabangarutse ngaho sinagusanga hano turi saa 2 yego ngo saa 6 ndagutegereza sheri ntuzana bya bindi byawe ariko I love you sheri wanguka sibyo Prendaje kazangire sijana kurutse cyangwa twaramunaje nacyuzwe ko hari icyo cyereka intore mu ntoki sibyo wanguke saa 6 I love you thank you akomana abagabo kuraro mukizeho umva saa 6 basanga nanjye umva usanga byarangiye namagarira umushu wanjye ntuko halo be umeze utese mfasha n'ubundi se ko kigiye undi waje tukaba twiganirira aho abiri akagiye ngo tuganira umushaka
Sawa banguka tuba tuyamenaho. Okay, thank you. Kamurenge wenda uskona nabagayo icyo gihe. Aha, icyo gihe nabagayo none hari handi neza. Umva abazaga. We. Afande. Yesha, uwambi. Boss, urabona hari ikibazo se? Wowe si uwambi bije. Mubaze. Ubu wambaye gute? Ubu wambaye ute? Sibyo boss akubaza. Ni kare kuvuga. Ayo muhembo yaguramo indani. Nese pana y'igiceri ndakagura wayiguze. Arayukuntu itwaye ni y'abastar. Abastar? Abastar ukora ku gipangu cyanjye. Abastar se bagenze bakora hano hari umustar wumva ukora ku gipangu. Boss, arasebetse se. Wowe se bimeze biti? Uburushumi wabe mu josi n'ubwibiki. Boss rero ndakubajije ngo urwo rushumi wambaye mu josi n'ubwibiki. Wari gusanga yese ubundi urumva iki ngiki kugira ngo nyibone nyogokuru icyo gihe yari yapfuye tuvuye ku kiriyo. Musinyoku wawe hanyuma cyo cyambara cyangwa mwaraguranye wamusho hari cyo wamuhaye nawe kiguga cyo ngicyo. Okay, tufite sinyo ndashaka kubabwira. No kuvanga ndagiye. Turi kumwe? Yego. Ngiye mu kazi. Yego afande. Yego. Muri urugo nta wundi mugabo wemerewe kwinjira atari nge. Nuhinjiye mugomba kubaza ko ari nge wamwohereje. Muranyumva neza? Yego. Nzaramuka nsanze hari uri wahinjiye atari nge. Yego. Wowe n'urwo rushumi nawe rw'igipantaro. Oya nta wundi wahinjiye. Nzabashyira muri rigori nta nubwo nzabirukana. Kugira ngo ngewe uzanabyemere akimara kuza ni kwita mufima. Nanjye nuko. Umugabo wese azahara akinjira ntabibabwiye. Mutegetswe kumuniga. I don't want peace. Mbabwiye mwabicucu. I want problems always. Mutegetswe kubanza kumubwira ngo kumubaza niba nanjye wamwohereje. Yego. Maniga umuntu ufite uburenganzira bwo kuniga umuntu. Nabigora kimwe. Nese uri kwemwicangwa muri mu kazi. Bicoco gusa. Ubwo nizira ko mwabyumvishe. Yego. Ibirenze ibyo ngibyo mukabirengaho. Yego. Cyo gitwe nawe cyo gitwe. Nzabirukana hano mashyiri mbwa mutayo hari. Yego boss. Yego. Ubonye bibena buriya kankubwire wakigorigwe no mpamvu twaje gukora hano kwa Fande. Aha. Nawe uri umuseveri ariko nawe. Wagicucu ngiye nahoze mu inuza mu gisirikare cyo kwa. Oya, ngize rute. Byize rute. Tujye mu kazi. Oya, habe na. Katabarwa. Karame mabuja. Hano hano. Twahageze. Turahari. Umva. Yego. Hari umuntu ugiye kuzana mu mufunguriro. Hari umuntu ugiye kuzana mu mufunguriro. Mabuja kankubwize ufure. Mabuja. Twubahane. Boss ubwara uzi boss mina dukore hano hepfo. Aradufashe urumva araduterura aradutendeka arongera tumanura aduhuza n'ubutaka aravango umuntu uzongera kumanu gukongera kwinjira muri kino gipangu azahita do akura ejo sayita rwe azadukuraho ubundi se muzo mbabwari mbabwiye muzari ninde turamuzi se ibikorje gusa mubere bicucu Katabarwa uwa nago nkunda amagambo menshi yawe gira Nisi boss wakubwiye ngo azagucisha saryohereze ibugesera aho waturutse wowe urumva wakishima se ninde navuze ngo umuntu ugiye kuzana mu mufunguriro hari ikintu bwanye nama kandi kabanye umunwa wawe urumvikana ninde mba cyangwa se ejo baratwirukanye ni umukozi mugenzi wacu se nababwiye umuntu ugiye kuzana mu mufunguriro ni umukobwa se Oh my god. urumva igihe mwari munsubirishamo nabuje kare kuvuga nawe wowe kata n'uyu nawe ko atagende mwese bave mu nzira nagenda nzabasohokana kudusohokana uwo muntu araza ryari turamufungura muhamagara aza ati mukingure nabuje njya numva ngo n'udufiriti two ku Gisenyi twa turyoshye ni seriye haba hari utuntu twinshi udutunguru bashyizeho ko numva ngo ifi yahira akazi ifi ibintu birimo ibirungo uruzi umugabo wanjye amafaranga akorera ubwo muri rigoryi maze nashatse namubwira akabongeza muhamagara tumukingure A few moments later. Mfasha rero ukamwabira
cyagiye ngo cyagaruka saa sita yagiye cyane nyine umamagaye nari busy byadanje turastere twisanzura ariko mpita mvuga ni ntabwo naguhereza nyine tungomba kuza nkahita nkugwaho warameze uteze urebye nta mwana imana yari mukumbuye yari gutora cyane ntabwo wambikumbura nk'uko njye mba mukumbuye wallahi ibintu biba byabaye insazi nubwo nyine mba mbona hanze mu mihanda ari sinzi uko nabivuga ariko nyine tu uzi ko umamagaye nawe numvaga ntabwo uhamagara mwana yego byadanje simva nanjye numvaga afite ibyiyumviro nyine nkumva numvaga nyakira ndi kubura pe kumva ndavuga ati ndangije ndacana ndavuga ati kamutekerezaho ndavuga ati kundi waguhamagara utafata telefone ndaguhamagara nageze mbona ibintu biri neza na bwa bukozi none ntabwo buzanye ibintu kintu cy'ikiburi nyine abafunze umuntu ariko njye ubona noroshye umva se umuntu twigendera rero ndi kufitera sibyo kitari cyantaza ngo kituraburira sibyo Kada amasaha yicaye ukora iki? Amasaha yicaye ukora iki? Akiri imyenda y'ifure. Ibise kubizanya. Yewe cyakuzanye si ngombwa kukubwiriza ubu ni ngo ugiye gufata imyenda ifure. Ni ngombwa kukubwiriza ngo ugiye gufata imyenda ifure yawe bya. Ubizaniye nde? Nene sura anga ukora iki bibaza. Uje kubifura ariko. Ndakubwiye ngo ufata imyenda ifure. Njye ntabyo mfura. Ntabyo nta. Nta bindi mvugana nawe byinshi fata imyenda ifure. Iki uramemba? Kugwemba gusa. Ngaho byanga. Aha ni mu rugo njye ntayo mfura. Nze gusa gusubira mu nzu nze kubona utayifuze turabona. Ibyo ni ibiki? Turabonana. Nose yawe byakuzanye? Ndabizi. Nibo bizi rero. Ariko bino ntibirimo. Ibi nibirimo. Gufura naga birimo. None sura aho ngaho. Nafurira mabuje wori mabuje ntiwanakifurira. Mani jimenya ko nanjye ndi mabuje. Igenda ubwire mabuje zabibi. Ninjye kuyobora. Nayo mfura nayo. Ngo turibuze kuba tureba nta kibazo. Ntacyo. Urazana bosi mubaze niba naraje kugufurira. Ndakubwiye ngo imyenda iri aho ngaho. Oya ntayo. Kandi nabonye wiha ibintu byo gufura imyenda ukayipfu. Ibi bintu ubizaniye nde? Mbizaniye wowe ugomba ifure imyenda kandi ifure neza. Mabuje akira imyenda yawe ntayo yewe wowe ndi kumva uri kumena amazi asara ngomba ko ndi nawe rero ibintu byawe ni umunsi hanyuma so usani haramuje ubu se waje muri madushe yo hanze mu nzu na amadushe arimo aho kubera iki ngo iki waje kuzabaturanye kubera iki abantu mwese ngo muri urugo mwigiza amapanjira bakanuwe ko muri urugo ubundi utari waza muri urugo nari meranye neza na mabuja na bosi ndetse na murumuna wa mabuja wowe nguri musaza wa bosi niyo mpamvu ufite ibintu by'ibikopitesi bura itazamara imwe ugataha wasinze ntamanza nkagukora dore mbese ufite ibigambo byinshi basa tomuka wabaye iki tomuka washaka kujya muri toilette se bomo ushaka iki ufite akavuyo kenshi ngusho se mabuja yanyirukana ushota nde go ushota njyewe nagutumura warusika njyewe guhemba akuwembe wamemba warusika mbwa nani va mu nzira shava mu nzira umuntu yikorera umuntu aba yakorupte ahantu hose reba imyanda wasize wayibonye kuyikora nyine si uhembwa jya kuyikora ahubwo gira vuba vuba njye gukora ahantu umaze kwanduza kandi namaze kwakora ahubwo ngira vuba vuba ujya gukora ndare n'umukobwa genda ukore vuba vuba nsanze